Nshuti bakunze b'ikiganiro ineza kinyura kuri Dennis TV, ndabashoje mwese mwiriho neza, mugoroba mwiza, nejejwe cyane no kongera kubasuhuza mwese bakunze b'ikiganiro cyacu neza, ikiganiro kigamije kubaka ibitekerezo byacu, gukomeza umutima no kutwigisha uko twatera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ntugatakaze igihe cyawe usobanurira umuntu udashyigikira inzozi zawe. Bakunzi, ingingo ikomeye cyane kuko abantu benshi mu buzima bwabo batakaza imbaraga, umwanya ndetse n'icyizere cyabo bagerageza kumvisha abantu inzozi zabo, kandi abo muri bo nta bushake bafite bwo kuzumva cyangwa kuzishyigikira. Nshuti yanjye, uyu munsi rero tugiye kuganira ku mpamvu ari ingenzi kumenya abo dusangiza inzozi zacu, impamvu tugomba kwirinda guta igihe ku bantu batadushyigikira, nuko twakwirinda inzozi zacu kugeza igihe zera imbuto. Ingingo ya mbere, inzozi ni umutungo w'agaciro mu buzima. Inshuti zanjye, buri muntu wese ku isi agira inzozi, ibyo bitekerezo by'ahazaza. Nibyo bituma umuntu akora cyane, akihangana kandi agakomeza gutera imbere nubwo hari ibigeragezo. Hari abifuza kuba abacuruzi bakomeye, abandi bakifuza kuba abahanzi, abandi bakifuza kuba abakozi b'indashyikirwa mu kazi kabo bakora buri munsi, abandi bakifuza kubaka umuryango mwiza cyangwa gukora ibikorwa byahindura ubuzima bw'abandi. Ariko ikintu cy'ingenzi abantu bagomba kumenya ni uko inzozi zose zitumvwa n'abantu bose. Hari abantu bashobora kumva neza icyo ushaka kugeraho, bakagutera inkunga cyangwa ingabo mu bitugu, bakakubwira amagambo agutera imbaraga. Ariho hari abandi bazumva ibyo uvuga bagahita baguseka, bakagusebya cyangwa bakakwereka ko ibyo uvuga bidashoboka. Niyo mpamvu umuntu agomba kumenya ko atari buri wese ukwiriye gusobanukirwa inzozi zawe. Ingingo ya kabiri, abantu bose ntibashobora kumva inzozi zawe. Nshuti yanjye, mu buzima hari abantu bagira ibitekerezo bigarukira ku byo babona gusa. Ntibashobora gutekereza ku ibintu binini cyangwa ku bintu bishya bitari birigeze gukorwa. Iyo ubibwiye inzozi zawe, aho kukubwira ngo komeza, gerageza, bakubwira ngo ibyo ntibishoboka, ni uguta igihe. Abantu nkawe ntibabigeraho. Reka ibyo ahubwo ukore ibindi bintu bisanzwe. Nshuti yanjye, abacantege ni benshi. Icyo gihe iyo umuntu atitondeye ashobora gucika intege, ashobora gutangira gushidikanya ku nzozi ze cyangwa kumva ibyo yifuza bidashoboka. Ariko ikibazo si uko inzozi zawe ari mbi, akenshi ikibazo kiba ari uko umuntu atari we ukwiriye kuzumva. Ingingo ya gatatu iragira iti guta igihe usobanura inzozi zawe bishobora kuguca intege. Bakundwa, hari abantu bamwe bamara igihe kinini bagerageza kumva abandi ibyo bashaka gukora. Bababwira inshuti, babwira abaturanyi, babwira abo bakorana, babwira buri wese, bakifuza kumva igitekerezo cyabo. Ariko aho kugira ngo babone inkunga, bahura n'amagambo abatenguha. Iyo umuntu amara igihe kinini asobanura inzozi ze ku bantu badashyigikira, ibintu bibiri bishobora kumubaho. Icya mbere, arananirwa kuko buri gihe aba ari mu biganiro byo gusobanura no gusobanura aho gukora. Icya kabiri, ashobora gutangira gushidikanya ku nzozi ze. Iyo umuntu yumvisha amagambo mabi inshuro nyinshi, ashobora gutangira gutekereza ko ari ukuri.
niyo mpamvu inshuti zanjye ari byiza cyane gukoresha imbaraga zacu mu kubaka inzozi zacu aho kurwanira mu magambo. Ingingo ya 4, abagushyigikira nibo ukwiriye gusangiza inzozi zawe. Mu buzima Imana iduha abantu bashobora kudutera inkunga n'ihumure. Abo bashobora kuba inshuti nziza, ababyeyi batubyara, abavandimwe cyangwa umutoza mentor. Inshuti yanjye, abantu iyo ubabwiye igitekerezo cyawe ntibahita bagucira urubanza, ahubwo bakumva bakakubaza ibibazo bigufasha gutekereza neza ndetse bakagutera n'imbaraga. Hari amagambo meza bashobora kukubwira nk'aya: birashoboka, komeza ukore cyane, nubwo bitoroshye ariko ushobora kubigeraho, ndakwizera. Aya magambo ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kumenya abo uha agaciro mu bitekerezo byawe. Ingingo ya 5 iragira iti igihe ni umutungo w'agaciro cyane. Bakunzi, ikintu kimwe tugomba kumenya ni uko igihe ari umutungo w'agaciro kuruta ibintu byinshi mu buzima. Iyo umuntu atakaje amafaranga ashobora kongera kuyabona, ariko iyo umuntu atakaje igihe ntashobora kukigarura. Iyo umara amasaha menshi cyangwa imyaka myinshi usobanurira abantu inzozi zawe aho kuzikorera, uba uri gutakaza amahirwe y'iterambere. Ahubwo icyiza ni uko ukora cyane, ushyira mu bikorwa igitekerezo cyawe, wiga ugasoma n'ibitabo, witeza imbere. Igihe uzaba ugeze ku ntsinzi, ibyo wakoze nibyo bizasobanurira abantu. Ingingo ya 6 iragira iti ibyo ukora birusha imbaraga amagambo. Hari umugani uvuga ngo ibikorwa bivuga cyane kuruta amagambo. Mu buzima abantu benshi ntibemera amagambo gusa, bemera ibikorwa babona. Niba umuntu ukubwira ko igitekerezo cyawe kidashoboka, aho kumara igihe ugerageza kumwumvisha uwo muntu, ikintu cyiza kurushaho ni ugukora kugeza igihe ibyo wavuze bigaragara. Iyo abantu babonye ibisubizo, abacuruzi bwawe butangira gutera imbere, umushinga wawe utangira kugera ku ntego, cyangwa impano yawe itangira kumenyekana. Inshuti zanjye, igihe nabo batabyemera mbere batangira kubyemera. Ingingo ya 7 iragira iti inzozi zikenera kurindwa. Inzozi ni imbuto. Iyo imbuto igitegurwa igomba kurindwa. Iyo uyishyize mu butaka igitangira kumera, uba ugomba kuyuhira, kuyirinda amatungo no kuyitaho neza. Inshuti zanjye, iyo mbuto ikiri nto uyihaye abantu bose ngo bayigenzure, bashobora kuyikandagira cyangwa kuyangiza. Ni nako inzozi zacu zimeze z'ahazaza. Iyo igitekerezo kiri gito, si byiza kugisangiza abantu benshi cyane batagushyigikira, ahubwo tugomba gutera imbere mu mutuzo, tugakoresha kugeza igihe kigeze ku mbuto. Ingingo ya 8 iragira iti kwizera inzozi zawe nibyo by'ingenzi. Inshuti zanjye, ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima si uko abantu bose bagushyigikira. Ikintu cy'ingenzi ni uko wowe ubwawe wizera inzozi zawe. Niba wemera ko igitekerezo cyawe gifite agaciro, ugomba kugikorera. Nubwo hari abantu bashobora kukubwira amagambo atandukanye, ugomba gukomeza kwizera ko ushobora kugera ku byo wifuza. Benshi mu bantu bageze ku ntsinzi mu mateka y'isi imbere barabwiwe ko ibyo bifuza bidashoboka, ariko ntibaretse inzozi zabo. Ingingo ya 9 kwiga guceceka rimwe na rimwe ni ubwenge.
Hari igihe mu buzima umuntu agomba kwiga guceceka. Si ngombwa ko abantu bose bamenya ibyo uteganya gukora. Rimwe na rimwe kora bucece, wige bucece, wiyubake bucece, hanyuma ibisubizo bizivugira. Iyo abantu babonye ibyo wagezeho, ntibazongera kugusaba ibisobanuro byinshi. Umusozo w'iki kiganiro, bakunzi b'ikiganiro neza, isomo ry'uyu munsi: ntugatakaze igihe cyawe usobanura umuntu udashyigikira inzozi zawe, ahubwo shaka abantu bagushyigikira. Wizere inzozi zawe, kora cyane, wibande ku bikorwa aho kwibanda ku magambo. Wibuke ko igihe cyawe gifite agaciro kandi inzozi zawe zifite agaciro. Niba hari umuntu utabyemera, ntibivuze ko zidashoboka. Birashoboka gusa gusobanura ko uwo muntu ataragera ku rwego rwo kuzumva. Komeza ugende mu nzira yawe, ukore cyane kandi wizere ko igihe kizagera inzozi zawe zikagaragara. Murakoze cyane kuba mwakomeje kudukurikirana mu kiganiro neza kinyura kuri Danis TV. Mwari kumwe nanjye Ndahiro Clementine. Shalom.